Ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kutugirira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 15 Ukuboza 2023. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 48, umurongo wa 17 kugeza ku 19. Avuze atya Uhoraho nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, wagucunguye. Ni jye Uhoraho Imana yawe, ukwigisha ibikugirira akamaro, ngakuyobora mu nzira unyuramo. Nyamara iyo ujya kwita ku mategeko yanjye, amahoro yawe aba asendereye nk'uruzi, n'ubutungane bwawe ukamera nk'imivumba yo mu nyanja. Urubyaro rwawe rwari kuzangana nk'umusenyi, abagukomokaho bakangana nk'urusekabuye. Izina ryawe ntiryari kuzasibangana, cyangwa se ngo ryibagirane imbere yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya mbere. Nyagasani ugukurikira azatunga urumuri rw'ubugingo. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagira nabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ubwo arabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira. Naho ku bagira nabi si uko bigenda, bo bameze nk'umurama uhuhwa n'umuyaga, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagira nabi ikagusha ruhabo. Nyagasani ugukurikira azatunga urumuri rw'ubugingo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 11, umurongo wa 16 kugeza ku 19. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, mbese ab'iki gihe nabageranya n'abande? Bameze nk'abana bicaye ku bibuga, bagahamagara abandi bati, twavugije umwirongi maze ntimwabyina, duteye indirimbo z'amaganya ntimwarira. Koko rero Yohani yaje atarya atanywa, bati yahanzweho. Naho umwana w'umuntu aje arya kandi anywa, bati ni igisambo, ni umusinzi, ni inshuti y'abasoresha n'abanyabyaha. Nyamara ubuhanga bw'Imana bwagaragajwe n'ibikorwa byayo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ubafungurire neza y'Imana. Bityo ujye uva kuri buri munsi hari ikintu gishya wongeye guhindukaho, kuko ijambo ry'Imana rikozwe ku buryo buri munsi rigira ikintu ryakagombye guhindura mu buzima bwawe. Buri munsi wakagombye kugira umugenzo wa gipfura uteramo imbere. Buri munsi wakagombye kugira umuco mubi urandura iwawe. Buri munsi wakagombye kugira ingeso mbi urandura iwawe. Kubera Imana, kubera ijambo ry'Imana wumvise rikanyura muri ya mfuruka hahandi hazinze imyanda, nuko rero ukagenda rihasukura kubera impuhwe z'Imana. Hari imvugo y'Ikinyarwanda, nizere ko yari y'abapagani, bishoke ko nta mukristo waba kiyivuga, ngo yagira giti ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Ariko ngubu umusonga wundi ku mukristo ushobora kubuza gusinzira. Bishatse kuvuga umuvandimwe wawe afite ikibazo, wakagombye nawe kudasinzira. Umuvandimwe wawe yagize ibyago, wakagombye nawe kudasinzira. Wakagombye gukora ibishoboka byose ukamutabara, ugatabara umuvandimwe wawe. Bityo ntube ntibindeba. Amasomo kintu byacu yaduteguriye aratwerekeza kuri uwo mugabo tumaze kuvuga haruguru witwa Ntibindeba. Ubwo uza kwisuzuma niba ntaho baye ntibindeba, imbere y'ikibazo cy'undi, imbere y'umusonga mugenzi wawe, imbere y'uburwayi bwo muvindimwe, imbere y'ibibazo umuvandimwe wawe afite, wowe ukavuga uti ntibindeba. Ukareba hirya, mugenzi wagize ikibazo arapfushije, aho kugira ngo umufate mu mugongo, aho gutangiye uvuze impundu ati ngo ayi arakoze, byongere nibikomeze. Muvyeyi koko ushinyagura. Ahantu habaye ntibindeba, ahantu habaye Ntamunoza, ahantu habaye Ntamushobora, amasomo umunsi agiye gutambuka, nanjye agiye kuntambukaho, hose maze Nyagasani adusukure, maze adufashe aturinde kuba indorerezi, kutaba ntibindeba. Mu Gifaransa niwe wakoresha ijambo l'indifférence, être indifférent. Kumva undi yahuye n'ikibazo, kuvaho ntacyo bikubwiye, kubera ko araba abandi, intambara ziri hirya ntabwo ziragera iwacu, ngo nta kibazo kirimo. Nyamara nawe birakureba, kuko burya iyo umuturanyi apfushije, nawe akagombye kuba amenye ko iyo ndwara yahitanye umuturanyi, nawe ejo n'ejo bundi izakugeraho. Ni kwa kundi kuba ntibindeba, aho ufite ububasha hari n'icyo wakora, ariko ntugire icyo ukoraho,
kubera ko wumva wihagije ntabwo ujya abandi bikureba. Uzi kubona waba ufite urufunguzo rw'ahari ibiryo ariko abantu inzara ikabica, ntugere n'ubwo uzafungura na rimwe kugira ngo ufungurire abandi. Ni ikibazo kiremereye mubyeyi. Kuba ntibindeba, kuba indorerezi. Isomo rya mbere barakoresha imvugo iyaba, conditionnel. Iyaba ibi bintu wabikoraga, iyaba utari warabaye ntibindeba, ibintu byari kugera aha ngaha, ibintu byari kuba byaragenze neza kuri ubu buryo. Iyaba waragororokeye Imana, wari kuba uri umuntu mwiza, wari kuba ufite umugisha wawe. Iyaba warakoze iki kintu cyiza, wari kuba uri umuntu mwiza, byari kuba byaragenze neza aha ngaha, wari kuba wararokoye aba ngaba. Ariko warabishe kubera iki? Kuko abaye ntibindeba. Hari wagiye usinzira nyine imbere y'umusonga wundi. Nibwo uhoraho gutumye umuhanuzi Izayi ati, nyamara iyo ujya kwita ku mategeko yanjye, amahoro yaba asendereye nk'uruzi, n'ubutungane bwawe bukamera nk'imivumba yo mu nyanja. Amen. Hari amakosa wagiye ukora, hari ibintu wagiye ugwamo, hari ibigare wagiye ushoramo. Iyo utakiza kwishora muri bya bigare, wari kuba ukize, urugo rwawe rwari kuba rwarateye imbere, wari kuba uri umukristo w'indani. Ariko kubera ibyo bigare, kubera ibyo byose bigenda bituma ureba ku ruhande utakireba iwawe mu mutima wawe, bituma wohoka, bikatuma udohoka. Iyaba wacikaga kuri biriya bintu bibi, yaba wacikaga kuri biriya bigurupe ariya matsinda agenda akoshya, wari kuba uri umuntu w'umugabo, wari kuba umugira neza, wari kuba wararokoye abantu benshi. Ariko nawe ubwawe ntiwirokoye, ubwo se nibwo ujya kurokora abandi koko? No muri Zaburi aratugira inama yo kuyoboka inzira y'Imana. Nyagasani ugukurikira azatunga urumuri rw'ubugingo. Amen, amen, amen. Kuyoboka inzira y'Imana, yishingikiriza Imana, nibwo nzamererwa neza, nibwo nzahirwa. Ivanjiri y'uyu munsi nayo irazi twereka umuntu nyawe ushobora guhirwa, bityo umuntu wifatikanya n'abandi, ufite compassion, kubabara n'abandi, kwishimana n'abandi. Nimubabarane n'ababaye, mwishimane n'abishimye. Ubwo nawe Yesu Kristo muri ivanjiri akubaza ikibazo, nakugereranya nande? Nagufata nte? Nabuze uko ngufata, ntukonje, ntushyushye, ngugenze nte? Ntabwo uri mu Mana, uri kujya ku ruhande ukihunza ibibazo by'abandi, kandi ari ufite ububasha bwo kubikemura, ni ufite ubushobozi, ni ufite urufunguzo rw'ahari ibiryo, none abandi zarigiye kubica wigaramiye. Yesu Kristo muri ivanjiri arahe Yohana agaciro, amushingira igiti. Ubwo abayahudi, abigisha amategeko ndetse n'abafarizayi bamuhinyuraga nk'atatumwe n'Imana. Nyamara turarabizi no mu Kinyarwanda ngo usuzuguye intumwa abasuzuguye n'uwayitumye. Iyo rero usuzuguye Yohani Batisa, integuza ya Yezu, integuza ya Mesiya, ni Yezu ubwe nyine ubusuzuguye, ni Imana ubwawe ubusuzuguye. Na niyo mpamvu Yesu Kristo ari kwifuza gutuvana aho hantu habi twishyize ho gusuzugura, gupinga, kuba ntibindeba, kuba indorerezi gusa mu by'Imana. Ariko tukaza kwibagirwa ko tugomba kuba active, tugomba kuba abakozi aho kuba indorerezi. Yohani Batisa waje atarya kandi atanywa, kwibabaza, agira ngo atwereke inzira yo kwisubiraho. Ntabwo twamwemeye, ahubwo twakomeje kumupinga. Yesu Kristo nahaziye umukwe mukuru, ntabwo nawe twamuyobotse, asangira n'abasoresha, abanyabyaha, ashaka ko bagarura mu nzira nziza. Aho naho ntaho twagiye. Ese niba utari ibumoso ntube n'iburyo, uragira ngo uzajye hehe? Niba utari hejuru ntujye no hasi, uragira ngo ubu wande? Nguko wowe nanjye duhamagariwe kwirinda kuba akazuyazi, kwirinda kuba indorerezi, ahubwo tugakora. Natwe tukaba bamwe mu bakozi, abakorera Imana, atari gukorera ijisho cyangwa kwinumira, kwisinzirira mu gihe abandi bari gukora, bari kuvunika. Nguko rimwe na rimwe Yesu Kristo abura abo yatugereranya nabo, agatugereranya n'abana. Umwana ni wa wundi ubwira nyina ati, mamayi 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 nsasira, kandi ari kubona inzu yabo iri gushya, ati mamayi mamayi wansasiye, kandi inzu yabo iri gukongoka. Uwo ni umwana nyine utamenya akababaro, utamenya intimba, utamenya ubukene buri mu rugo, akayangwa itumva umuruho. Imbwa zitumva umuruho mwabyeyi mwe. Yesu Kristo akadushishikariza kwifatikanya n'abandi igihe bari mu bibabaro, igihe bari mu kaga, igihe bari mu byishimo, igihe bari mu mahoro. Aho se natwe tukagira uruhare rwacu, dutanga umusanzu wo kubaka sosiyete yacu, wo kubaka urugo rwacu, wo kubaka umutima wacu, wo kugira ngo abandi bamererwe neza. Kuko nicyo cyazanye Yezu, ni ukugira ngo tumererwe neza. Ariko ibihe byacu biba ari byo kurwanya Yezu. Iki gihe cya Advent ni igihe twibutsa ko Yohani Batisa ari kuvugira iwacu, bityo tukabazwa n'ibyaha dufite, tukabazwa n'ubugome bwacu, tukabazwa n'amakosa yacu, tukabazwa n'inabi yacu, tukabazwa n'ibyaha byose dufite. Byose bikaba byadutera umubabaro, kugira ngo Mesiya naza kuri Noheli, we turi kwitegura, aze nyine asange
twishimye, inzira ziringaniye nk'uko hano atahwema kubitubwira muri ino minsi, maze natwe tumwakire neza. Nawe igihe cyose utakiriye uwo mubabaro kugira ngo ubazwe n'icyaha cyawe, burya biragoye ko wagikira. Ahubwo ntunamenya n'icyaha cyawe, umera nyine nka wundi uri ahantu hanuka, uko arushaho kugenda hatinda ntiyongera kumva umunuko, ahubwo mva ari nk'ibisanzwe. Kuba ntibindeba, kuba Ntamunoza, kuba Ntamushobora, ukabana n'umuntu ariko ntuzigere ubona iryinyo rye, ntazigera aseka, ntazigere na rimwe akuvugisha, ntumenye ikimurimo. Être indifférent. Ba Ntamunoza, ba Ntamushobora, uyu munsi Yezu arabageranya nk'abana. Rero nta muntu mukuru agombye kumera nk'umwana. Umuntu mukuru nyine ahora ari mukuru, kandi umuntu mukuru ikimugaragaza nuko nyine agomba kurengera abatoya kugira ngo abagirire neza. Ese wowe abato iwawe ni bande? Abakozi ukoresha, abo witaho, abo ushinzwe, abo bose ugomba kwita ku byifuzo byabo ukabasubiriza. Muri aka kanya tugiye gukora umwitozo wo kumenya gutandukanya ibintu n'abantu, bize kugufasha aho wagiye uba ntibindeba nawe uhacikeho, aho wagiye uba indorerezi imbere y'umusonga wundi ukisinzirira ukinumira, nawe wongere ugaruke murongo mwiza. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umuherwe ngo yaratunze ibintu bya mirenge, akaba ariko yari yarahinze koko imirimo ikamwumvira, agahinga akeza agasarura bikomeye cyane. Ariko by'umwihariko muri ako gace k'iwabo ngo yarazwiho nk'umuntu uhinga ubunyobwa, imirima yeraga ubunyobwa bikomeye cyane, yasaruraga imifuka n'imifuka y'ubunyobwa. Nuko rero igihe cy'isarura cyagera, agafata bwa bunyobwa yamara kubusarura akabusanza hasi kugira ngo bukomeze bwume, ubundi ahunike mu mitiba n'ibigega bikomeye cyane. Igihe cyagera rero abanyeshuri, kwa kundi namwe murabazi, wabaye umunyeshuri nanjye nabayeho, twese abenshi twagiye tuba abanyeshuri bafite inzara, nanjye kuvuga ikomeye cyane, inzara ikomeye cyane pe. Nuko abanyeshuri batambuka babona bwa bunyobwa buteretse aho ngaho, amerwa akamanuka, bakagira amerwe, bakajya kubwiba bakabutwara. Ariko uyu mugabo akaba nta ntete yari guha abanyeshuri, yari afite ubugugu, abanyeshuri bagakoresha amayeri yose kugira ngo nabo baze kugera kuri ubu bunyobwa. Uyu mugabo rero kubera ko nta cyamuvagaho, nta n'intete n'imwe ashobora kurekura, nuko abanyeshuri buri gihe bahatambuka bakifuza kujya bahatambuka byibuze kugira ngo banage ijisho kuri bwa bunyobwa, ubundi bakomeza ishuri cyangwa bava ku ishuri nago bagahatambuka. Igihe kimwe rero wa mugabo rimwe akabafata akabihanangiriza, babana bakanga, akongera akafata rimwe akabakubita bikanga. Urumva mubyeyi, ibintu ngiye kuvuga, ufate mushwaro, ufate agatambaro, ndabizi hari igihe utaza kubyihanganira ukaza gukenera kwa kwihanagura amarira. Fata mushwari yawe hafi rero kugira ngo nuza gukenera kurira uze kwihanagura. Nuko umunsi umwe umugabo abonye ko ubunyobwa bwe abanyeshuri bashobora kugenda bagonona, aza gufata icyemezo cy'uko agiye kubaka urukuta rukomeye cyane, igipangu, ubundi aze gukizengurutsa n'insinga z'umuriro kugira ngo kazayibeshyaga agasimbuka, umuriro uzahita ugasama ubundi bihwaniremo. Nuko wa mugabo wa mugambi we koko arawuzuza wo gushyira igikuta hehe insinga z'umuriro, ubundi biraba. Bimaze kuba rero abanyeshuri batambuka cya gipangu gikize nyine na bwa bunyobwa buri imbere, babona batari kubugeraho, bamwe bakurira bamwe. Nuko ngo babanyeshuri batambuka babona cya gipangu n'ubundi gikinze ariko ntibashyirwe. Nuko rero bakazamuka bagiye kwiba bwa bunyobwa. Uwazamutse wese bigahwaniramo nyine umuriro ugahita umusama, agahita yumira aho ngaho. Uwazamutse wese gutyo. Igihe kiza kugera, abaturanyi babonye abana babashizeho, babwira wa mugabo ko nyine yaborohera, za nsinga akazikuraho. Wa mugabo aricecekera, yanga kubumva, ati nyaboneka dufashe, abana bacu bapfiriye aha ngaha, abana bacu koko bagiye gutikimbira aha ngaho, wadufashe kuko izi nsinga ukazikura ko ziduhekuye. Wa mugabo akinumira akicecekera. Wa mugabo ntiyabakura, aricecekera. Ngo umunsi umwe byabindi byuko nyine aho mutindi yanitse ngo ntiriva, wa mugabo ngo umunsi umwe aza kwisinzirira, araryama, byabindi byamusonga nyine ariryamira. Nuko nijoro agiye kumva yumva umuntu ari gutaka ati muntabare. Ubwo yarebeye mu idirishya abona arakana k'akanyeshuri, umuriro nyine wafashe, insinga zafashe, aramwihorera. Umuriro ukomeza kumukubita, wa mugabo ariryamira. Wa mugabo ati urwishigisha ararusoma, yongera ariryamira. Nuko rero wa mwana ari gutaka akomeza ataka cyane, wa mugabo arisinzirira. Igihe cyaje kugera n'umugore yari yasinzira, iwe aza gukanguka. Amaze gukanguka akingura vuba bwangu agiye gutabara uwo mwana, yumvaga ari kurira bikomeye cyane. Agezeyo
asanga ari akana ke k'agakobwa kasohotse kamaze kumva induru ya musaza we uri gutabaza bikomeye cyane. Ubwo yagiye gutabara musaza we, musaza w'umuriro wari yafashe ari we mwana w'imfura wo muri uru rugo, ngo yaje ngo yakererewe atarazi ko nyine se yashyizeho insinga. Afata umwanzuro ko agiye kura hejuru kugira ngo amanukire mu gipangu hato ijoro ritaza kumusanga hanze ko yari yakererewe ku ishuri. Yari yakeneye no kugera mu rugo avuye ku ishuri kubera umukoro bari babahaye ku ishuri watumaga batinda. Nuko wa mwana rero arazamuka ntiyamenye ibyo se yari yarakoze ko yari yashyizeho insinga z'umuriro. Wa mwana rero umuriro uramufata, wa musore umaze kumufata ngo mushiki we aje kumutabara nawe uramufata. Ubwo ngo nyina mama we yaje asanga abana babaye ibishirira, babaye amakara, bumye neza neza. Nuko nyina mu kujya gutabara nawe nyine wa muriro ngo uramufata. Wa mugabo yaje gukanguka ari kuva abaturanyi bari kuvuza induru ngo batabare batabare batabare. Ari abaturanyi baje gutabara babana baye na wa mugore we. Asanga umugore nyine arembye ari kuri burembe, ari hafi yo gupfa, abana bo babaye amakara. Mubyeyi, uyu mugabo koko na n'ubu ntazarira. Niba uzi gukora imibare, yari afite abana 2 n'umugore umwe. Ubu uyu mugabo asigaranye nande? Ukomeze ubyibazeho. Hanyuma se ubunyobwa araza kubusangira nande? Hanyuma se araza kuburya wenyine burangize? Ariko se azaburangiza akiriho? Umutima wo kuburya noneho azawukura he dore ko yigenje? Hanyuma se insinga z'umuriro azazikura ahangaha zimaze no kumuhekura kandi ari wazishyizeho? Aha, nguko uko ushobora kumanika agati wicaye ukazakamanura udahagaze gusa, ahubwo bakumanitse umanitswe insinga neza neza zikagukomanyiriza. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uko niko ibiryo bizajya biduteranya n'abantu. Nguko uzajya ujya gutabara uvuga utugwishigishara rusoma, wa mugabo ati urwishigishara rusoma yongera ariryamira. Uyu mugabo se ubunyobwa azabwirira. Nawe uze gukora umwitozo uyu munsi, ufite imyaka, ufite n'ibisambo. Niki uzashyira mu mitiba muri icyo? Uhasanga ari ibisambo uzashyira mu mitiba aho gushyira mu imyaka. Ukabatiba nyine ukabatimbura. Ari imyaka, ari ibisambo nicyo uzatiba. Uzi ko hari ahantu ngo mu murimo umwe ushobora gucamo icunga, nuko rya cunga kubera ibirozi ngo bashyizeho bikaza kurangira riciye yumiye ku giti, akomera kuri giti cya nyir'umurima. Mubyeyi, akahantu gafate mu mutwe. Ibiryo ntacyo bipfana n'umuntu, ariko umuntu afite icyo apfana n'undi. Rero mu buzima busanzwe ni ngombwa kwirinda ibisambo n'ibyo koko, ariko se nanone ari igisambo ndetse no gufata ingamba zikomeye zo kurinda ibyawe, ariko ni na ngombwa kurinda abantu. Hari igihe duherera mu kurinda ibintu byacu, akari ibyo duhereramo, ariko tukaza kwibagira ko n'abantu tugomba kubarinda. Warinda umuntu ute? Warinda umuntu nyine umugaburira. Erega hari n'igihe umuntu agwa mu gishuko cyo kwiba bitewe n'uko nyine ibintu byawe bicunze nabi, wabirangaje uri kumunokesha gusa, ukabishyira ku irembo, nawe ugatera ibishuko mu bantu. Warangiza ukisinzirira mu gihe abana b'Imana bari gushira, ngo kubera ko atari abawe, ngo ukabareka bagashira, ukabareka bagoshira, umuriro ukabakubita, umuriro ukabotsa. Uze kwibaza ngo ari igisambo, ari ibintu, igisumba ikindi wawe ni ikihe? Babyeyi, ni kangaho ugiye uhwanya abantu n'ibintu, ugakunda ibintu kurusha abantu. Muri twese ntawe batariba, ariko nanone ntawe utariba muri twese. Ariko se nanone ni ngombwa kwitiranya ibintu n'abantu. Umuntu yakwibye ni ngombwa guhita ushakisha amayeri yose yo kumuhwanyizamo ngo ahwane n'ibintu ko kushyiramo ikimenyetso cyabingana ngo ibintu bingana umuntu. Mubyeyi. Aha, uko niko nawe uzasigara kuri iyi si uri kurya ibintu byawe, nta n'ubwo uzaba ukibishobora. Kubera iki? Uri kuyobora kandi agiye ku mirambo y'abandi. Mubyeyi, nawe uze kureba niba nta dukeregeshwa utubori tugome twaba tugusigayemo, urebe imitego yose wagiye utega abandi kugira ngo bagwemo, ibice hato uze kurokora ibintu byawe mu mahoro. Kandi ibyo bintu byarangiza se ukazabirya nande? Ninde uzagufasha kubirya? Kwa bana bawe witabye Imana, kwa bana bawe baciyeho, umugore wawe akabaciyeho, ninde uzagufasha? Nta kindi nyine uzasigarana usibye agahinda. Kura nawe ifoto y'umuntu usigarana agahinda, ukorera muri kuramo gusa, wanga kwiteranya. Umuntu wabwira ati nyamara hari igisasu, nyamara ahangaha ni ikibazo, nyamara hari ikibazo, wowe warangiza ati ntibindeba, ukakomeza ukiryamira, ukinumira uti umusonga wundi ntabwo uza gukubuza gusinzira. Bikaza kurangira iwawe abantu bashize. Koko umubyeyi koko
kubera ibiryo. Uzi ko ushobora gupfa umuntu akagushyingura ariko ibintu byo bikaba bitagushyingura. Uze kurangiza ukora umwitozo uyu munsi urebe niba nta muntu uri kurebera muri no minsi imbere y'inzara, uri kwicwa n'inzara kandi amakonti yawe apfiningiye ariho amafaranga ryaguye. Ujye kwibaza uti uzi ko igihe n'igihe amakonti ushobora kuzasanga yose abantu bazi ubwenge barayabikujeho, naho nawe ngo ufite amakonti yuzuye. Hari abakene hariya, hari abinzara igiye kwica, ariko ufite imitiba ibigega byuzuye ibiryo ariko wanze kubafungurira. Urufunguzo rwo hari ibiryo rubitse, ufite ububasha ariko ukomeje kuba ntibindeba ngo ntago bikureba ibyo ngibyo. Intambara ziri kubera hirya muri Ukraine, mu Burusiya, muri Israel, Gaza, bari kwicana. Ibyo bibera iyo ntibigera iwanye, ntibindeba. Aha, nyama nawe birakureba kuko twese turi ku isi dusangiye ubuzima hano ku isi. Rero n'umwana w'umuturanyi n'ubona yarwaye ntukagire ngo uwawe ejo si uzafatwa, ngo kuko ngomba guharanira ibyo mfite ngasangira n'abandi, bityo nkamenya ko n'undi nawe ari umuntu, nanjye ndi umuntu. Umwana w'umuturanyi ni kimwe n'umwana wanjye. Rero nta mpamvu yo kugira umuturanyi nabi ngo nizeye ko umwana wanjye ugiye kurokoka, wasanga se ahubwo abana banjye aribo bagiye gupfa. Kubera iki? Nabaye ntibindeba, nakomeje kuba indorerezi. Yezu Kristo arifuza ko tutaba abana mu bitekerezo, tukarusha gutekereza ibitekerezo byacu kuko bikagera kure nk'abantu bakuru. Ngareba ubabaye nkamenya uko ababaye, nkareba nuko namuhoza. Ngareba wishimye nkamenya uko yishimye, nkamona ko namutaramira nkamufasha, tukabana nawe mu mahoro. Buri wese nkamufata nkagerageza, buri wese nkareba uruhande rw'aho Imana impamagarira gutabara. Abantu benshi twagiye twihunza ijisho ry'Imana, twagiye twihunza akaboko k'Imana, urutoki rw'Imana rudukebura ati kora iki ngiki, genda utabare, reka biri uri gukora, iyi nzira ushaka kunyuramo yireke. Iryo ni ijuru rya Yezu Kristo ryongera gutuburira, anaryo rya Yohani Batista ati tegura inzira za Nyagasani. Warangiza aho ukiryamira, none urugo rwawe usigayemo wenyine. Kubera iki? Urisinziriye ibibazo by'abandi ngo we ntacyo bikubwiye kubera kwirengagiza abandi. Uzi ko ushobora gupfa umuntu akagushyingura ariko ibintu byo bikaba bitagushyingura. Nyagasani Yezu Kristo, duha umutima mwiza wo kwita ku bandi, duha umutima mwiza wo gufashisha ibyo dufite abandi, duha umutima mwiza wo gukora neza icyo ushaka, duha umutima mwiza wo kukwitegura neza, maze Yezu mwiza uzadusange tukwiteguye, turi kwita kuri bagenzi bacu, cyane cyane ababaye, indembe, abarwayi, abakene, abashavuye, abashonje, maze tubagaburire, tubafungurire, bafungure neza yawe kubw'impuhwe n'urukundo dukunda Yezu mwiza. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.